no kuryama nambaye ubusa. What's up guys, this is SJ and I'm back with another video. If you are new, welcome to my channel, and if you are not, welcome back. Remember to subscribe, share, like and comment down below, please and thank you. So uyu munsi mukona ko ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye, gusa ndizira nashidikanye yuko mubazi, gusa ko batabazi ngiye kubareka bivuge noneho tubabwire icyatuzanye ngaha. Ndahera ku muntu uri mu buryo bwanjye. Nese nta twese turi buryo bwe, nta uri bumoze. No problem. Hey guys, meze mutaho ko mwese mumeze neza. Amazina yanjye ni Tumukunde cyangwa Ariane. Channel yanjye ni Ariane TV show. Tumenya n'abantu bo kuri Strong Girl Aline. What's up guys? Dushuhe harakonje, twarwaye igiripe ariko nyine Okay, what's up guys? Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza cyane. Nitwa Denise Umutoni, mfite channel yitwa Denise TV show. Strong Girl ni my little sister. Mwiriwe mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Amazina yanjye ni Umutesi Solange, nanjye mfite channel yitwa Soso TV show. Tumenyane. Nzuri. So nkuko maze kubumba mwese, nizeye yuko mwamaze kubamenya. With that being said, murabizi nabajije ibibazo kuri Instagram kuri abantu bose ko bari hano. Nanabashimira yuko bose babyumvise ndetse bakanabyubaha bakaza no kugira ngo basubize ibibazo byanyu byose mwagiye mumbaza. Rero ngaba nababazaniye, niwumva naskipinze ikibazo cyawe uzambwire, nzakibaza inbox, nibansubiza nzakubwira icyo bansubije. Kaduharira. Hapo mfite amatsiko we. So rero eka tureke gutinda makoni, noneho duhere ku kibazo cya mbere batubajije. Nanone mbashimira yuko mwagiye mubaza in general, ntabwo mwagiye mubaza individual. Ubwoba nari. Hari n'ibya individual, ibyinshi ni in general, ariko hari n'ibya individual. So ubwo n'ibya individual byose nabyo ndabibabaza, gusa ndahera ku mushaka mbere ku ibyo ushaka wehera ku murongo. Okay, ngiye guhera ikibazo ari busange kimereye baragisubiza. Nzuri. Ubwo ikibazo cya mbere ngiye guhera. Ayaya. Kumugira ibibazo we. Tumwaranditse. Birabazo hariya hanze. Okay. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo baranditse ngo for Denise Soso Tumukunde. Niki hano? Ni iki mwabwira urubyiruko rutarashaka kubyerekanye n'urushako? Personally kuva namenya ubwenge nta muntu nzi cyase no ntazi na numva avuga neza urushako, kandi I believe yuko ataringe gusa. So niki mwabwira abana b'abakobwa batarashaka? Mbese urushaka ni rwiza cyangwa? Mbese muri make nanjye mbonera ko bazi icyo nari mfite. Mbese nawe n'umuntu yarambaye pe. Kubera ko njya mbona ibintu, for example mugiye mu mabrado shower, njya mbona abantu benshi ari kurira babaye emotional. Mbese nyine njya numva ibintu nguzahura nabyo. Sindumva, mbese nyine sindabona video mbese n'imwe bapostinze ivuga ku bintu byiza byo gushaka. Rero uyu muntu reka tubanze tumushimire, ubu nanjye niba gusubiza ndumvira. ngiye mbabanzirize rero ukuntu ngiye mbyumva ikintu cyo gushaka. Ikintu cya mbere utagomba gukora no gushirwaho pressure. N'imyaka ufite nta myaka igirwa kuba wakubaka. Imyaka rero yose wakubaka as long as uzi ikikujyanye, utagiye kwita ku bindi byo hanze, ugiye gufocusinga ibintu byo mu rugo rwawe, nta indi pressure birubaka. Ibindi rero twigisha muri blood shower ntago byose ariko bikora. Ahubwo blood shower igihe tukwigisha ikintu ukazagenda uri kuri pressure na cyakindi ugiye twakubwiye. Urumva ibyo nkubwiye si ibyo yakubwiye, ibyo yakubwiye si ibyo yakubwiye. None bya bindi byose twakubwiye kumva babikora mu muntu, mbese mu munsi umwe kumva byandi byose babikora mu munsi umwe. Ikintu nakubwira, ntukazamenyereza ikintu mu nzu yawe, ikintu mbese reka tuvuge nk'umugabo wawe, ntukazamenyereza ikintu utazigera ukora buri gihe. Kubera ko hari igihe ukimumenyereza nk'umunsi yakibuza kumva ko hari inshingano nyinshi zapfuye mu rugo. Kandi ikindi mu rugo ugomba kumenya ko ni hejuru no hasi. Ni hejuru no hasi, ntabwo ibintu byose biba biri perfect, nta nubwo bihora bimeze nabi.
ni byiza ko umuntu ukundi yagukoshereje wamubabarira, imbabazi ubundi nizo zikora mu rugo. Iyo ahari imbabazi hari urukundo, ahari urukundo hari imbabazi. Icyo nicyo kintu ugomba kwitwaza, kubabarira no gukunda umuntu. Naho rero nugenda witwaje byandi byo hanze, ikintu cya mbere utariho pressure, nziko ngira ngo nta babyeyi bagishira pressure y'umuntu ngo imyaka yawe ngo genda ntacyo wibwira. Rero njye numva wagenda nta pressure ufite, ukagenda ari ibintu wapanze, ukavuga ati target y'ibintu byose ngiye kuzahurira mu nzu nzamenya kubimanaginga. Ntukazigere wizera umuntu wo hanze ngo ugiye kumubwira ibanga ryo mu nzu yawe ngo umugabo gutya na gutya. Kubera ko hari igihe ugira inshuti yawe nawe ufite uwo yita inshuti. Rero nta muntu ugira inshuti. Mfite uwo inshuti yanjye Denise nawe afite uwo yita inshuti ye. Hari igihe mubwire rero secret yanjye nzi ngo azayikipinga kandi nawe afite undi yizera. Wa undi yizera nawe afite undi yizera. Ntago nyine bisaba wowe ibintu byo mu nzu yawe ubigire secret, nyine bibi byo mu nzu. Ngiye mbona kubaka bitagoye. Kubaka ntago bigoye as long as ukoshereje umuntu ukamenya ko wakosheje, ukamenya gusaba imbabazi. Ni gutyo mbyumva. Murakoze. Okay, njye ukuntu mbyumva bira wahereye uvuga nyine ngo mujya mwumva nyine nta byiza byo gushaka bihaho. Njye abantu ntago mpabanye nabo. Nkuko bisho nyine ntago navuga ngo ndahamanya na bijana kwijana. Yego urugo habamo ibyiza hakaba n'ibibi. Nkuko no mu rugo muvukana mwanyu abavandimwe bavukana bonse ibere rimwe no bajya bagira ikintu bapfa. Yes. So no kuvuga ngo rero nge ikintu nabwira wenda abakobwa bategereje gushaka cyangwa se wenda n'abasore ko bose bavi wabo ku babyeyi babo bakajya mu rugo rwabo bifondeye. Nge ikintu nabwira mujye muba mwebwe. Ube wowe niba wari ufite imico runaka, hari imico ufite wigaragaza ukuri kugira ngo gukunda kuzi neza. Kuko nta gukunda utakuzi neza ntihandi uzasanga mugeze mu rugo avumbura ingese atarazi. Kuko nuba wibwiye umuntu, tuvuga urugero Solange, niba muzi ari inkumi akageza kunsura ko ntago uzatubana mu nzu ngo nzi ibyo akora bibi cyangwa se byiza. None yaza kunsura akazigiza umwana mwiza, urabizi hano wenda sinzi hano muri Amerika bamageto, wenda nko mu nkambi wenda habaga amageto n'urugero twafatiraho. Wagera iwanjye ndi umusore nkagusasira igitanda neza, nkakogereza ibyombo biri mu nzu bisa nabi, nkaguharangurira inkweto, urukumva nge ngahita nkumva yuko uri umukobwa ufite isuku zabavamo umugore mbese umeze neza wakora ibintu byose. Ariko iwanyu ntacyo wakora. Rero ugasanga wa musore akujyanye atakuzi neza mu by'ukuri kuraza ukamwishushanyaho. Nge rero ntago ntekereza yuko ingo zibamo ibibazo bitandukanye cyangwa se nyine mbese habamo intambara, ahubwo ni handi baramuzaniye ingeso nshyashya atarasanzwe akuziho bikamunanira kuzihanganira. None ugasanga nyine murashwanye, ngaho uyu munsi mwatonganye ejo mwatandukanye muragarukanye ibiki. Ngiye nuko mbyumva ntago ingo zose ari mbi, ntabwo gushaka biteye ubwoba. Iyo ushakanye n'uwo mwakundanye muziranye umva urugo rwanyu ni mu ijuru rito. Ntabwo byumva abantu bavuga ngo urugo ni ijuru rito. Rubijoro rito kubera ko murakundana muraziranye, mwaje muziranye, ingeso zawe mbi ni nziza arazizi, yakwemeye azi yuko azazihanganira tasite. Ngiye nuko mbyumva uko byagenda kose ntago haburamo nyine mbese wenda duke mutumvikanaho, ariko ni byiza ko mwamenya kutugarura ngo mumenye ko mugaruka muri mode yanyu. So rero nanjye ikintu nabivugaho, nanjye ntabwo nemeranya n'abantu bavuga ngo urugo ngo ni rubi ngo cyangwa ngo ruteye ubwoba. Ugasanga hari abantu hanze batinya gufata umwanzuro wo kugira umuryango, kandi mu by'ukuri ngewe ku giti cyanjye nasanze kugira urugo, tureke n'urugo rwo mu imbere, byibuze no kugira abana ni umunezero wanjye wo ku rwego ntazi niyo rugarukira. So rero ntabwo bivuze ngo urugo ngo ruteye ubwoba. Biravuga muri blood shower ngo urabyuka ngo imirimo ikakwica, ni iwawe, ntabwo uri umukozi mu rugo. Niba uri kumva ubyutse utameze neza, ibintu byandagaye, byihorere nyine, kuko ejo n'urabyuka umeze neza. Nyine ubushake imbaraga zo kugira umere neza n'ubya bintu byawe. Ntabwo ari pressure ngo umugabo ngo ntihaza ngasange n'inzu idakirininze, ngo umugabo ngo ntihaza asanga itanda kidashatshe. Kuko ni wawe ntabwo ukorera undi muntu, nta nubwo baguhemba ngo uvuge ngo ni akazi. So rero ibyiza mu rugo ngiye mpamya ko bibamo pe byinshi cyane. Hari n'igihe wasanga ni byiza biruta ibibi. Ugasanga hari nk'umuntu ushima urugo rwe akavuga ati cyangwa ashima umugabo cyangwa ashima umugore we, akavuga ati umva ngewe n'igihe washatse we
ngiye mfite umugore umva kubera ko nyine azi uburyohe bw'urugo rwe so rero abantu bavuga ngo batinya ngo gushaka ngo uyu munsi mwaragenda ngo ukwezi kwashira akagaruka ngo ngiye ngo sinajyayo ibiki n'ibiki aba ari amahitamo yawe no gutinya ubusa mu rugo yego habamo n'ibibi ntabwo byabura ko mugane ko Denise bivuze nta n'umuntu mwavukanye umunsi rimwe hari igihe mushwana ntimuhuze muri byose ariko si iyo mushwanye we n'umuntu muvuka n'umuvandimwe wawe birangira umwanze burundu si birangira mwiyunze cyangwa bikanikora so n'urugo niko rumeze niba ushwanye n'umugabo cyangwa n'umugore menya uburyo ki uri bubigarure cyangwa umenye uburyo nyine muri bukominikane nyine ubero yo kuri we ube imfura kwambisa bibone kandi ikindi ntakwibagiwe kuvuga icyo wifuza mu mugore wawe cyangwa mu mugabo wawe cyangwa icyo wifuza muri boyfriend wawe cyangwa muri girlfriend wawe wowe banza ukibe akikubonemo nakikubonamo unujya umubwira ngo nshaka ko witwara gutyo byibuze ajya gufatira rugero avuga ati nawe urabikora yanjye nibyo ni iki ngicyo nabivugaho barakoze cyane nizere ko wowe wabajije kino kibazo usubijwe ntabwo bakabise rwose no problem buriya nanjye nahoraga mbona amavido abantu bari kurira ubwoba honestly tugiye mutwereka n'impamvu nziza zatumye twifuza gushaka ikindi kibazo kibareba mwese ese guca inyuma uwo mubana ni amahitamo nangwa ni ibintu bigwira umuntu biterwa ngiye n'impamvu kuko hari abo turabizi ko bibaho kwa sibyo ugasanga umuntu yari afite umugabo cyangwa umugore afite urugo ugasanga yabyaranye n'undi muntu hanze simubizi ko bibaho kandi afite umugabo munsi cyangwa afite umugore cyangwa usanga umugabo afite umwana hanze yabyaye yaramaze gushaka sibyo bibaho biterwa n'impamvu kugira umugore wawe guca inyuma cyangwa kugira umugabo wawe guca inyuma igihe ni ku giti cyanjye as me so iyo mpamvu rero ishobora guturuka kuri wowe mugore ishobora guturuka ku ngeso y'umugabo cyangwa ingeso y'umugore cyangwa se bigaterwa nanone n'inshingano umugore cyangwa umugabo atakoze neza mugenzi we yifuza sinzi wenda abandi baraza kubivugaho twumve naho turi bubyerure ariko gucirana inyuma kw'abashakanye biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye ntago navuga ngo mbese ngo namwe muvuge twumve sengera ko nabivuga ntabwo gucana inyuma ntabwo bisaba ngo habe ari inshingano tujuje mu nzu as long as mutabiganiyeho ngo mumenye aho bimwe bipfira mumenye aho mubikemurira ntabwo of course niba ukoze inshingano nabi wenda ntabwo bizatuma ujya guca umugabo wawe inyuma kandi mutaganiye kuri cya kibazo kiri mu nzu ngo mukiganireho ngo kinanira ngo mutakiganiyeho igihe cyose ari ibintu bitagenda neza mugomba kwicara mukabijyaho inama mukabanza mwafatira umwanzuro mukagerageza ngiye numva nta mpamvu nimwe yatuma uca umuntu wawe inyuma ngiye cyo numva nta kintu nakivuga nta mpamvu n'iyi nimwe ifatika mu nzu yo guca umuntu n'ahari ni amahitamo nta mpamvu nimwe ngiye mu nzu mbona yatuma umuntu yaca umugabo we nyuma cyangwa umugore mbese buri wese yava yaca undi nyuma ariko ntiwirengagize ko mureke tubigire nka debate nubwo hari ubwenge buri bwaguke hari n'igihe ntitwirengagize ko hari n'igihe umugabo yitamo gushaka amafaranga n'ibitunga urugo akibagirwa wa mugore yazanye ni buri wese uko abyumva nyine rekasobanurira w'impamvu nyine kubera ko impamvu mbitekereza gutya ni uko hari igihe mbona hari abantu mbona cyangwa mbese nk'urugero rukavuge nk'iwanjye hari nk'igihe bishoboka ko ngewe nagira nk'akazi runaka gatuma ngenda kandi ni akazi gahunda kari butume umuryango wacu utera imbere n'abana bacu bakabaho neza noneho wa mugabo wanyisize mu rugo ntatekereze ku cyanjyanye ngo yifate mu by'ukuri najya kunca inyuma araba ari amahitamo agize kubera ko ntabwo nakoreka kakazi ariko wenda ariko kadutunze cyangwa n'umugabo yagenda gutya abagabo bajya mu matraka bagaye gushaka ubuzima tuvuge mu bino tuzi ugasanga umugore ananiwe kwihanganira icyumweru bibiri murabizi ko bibaho warangiza ugafata ugahitamo kuba wavuga ngo kanshinye mu mugabo wanjye kuko nyine ntabwo nzamara ukwezi ntamubonye nyine ntago ari nayo ni amahitamo oya ni impamvu zatumye kuvuga nibwo amahitamo yagize impamvu ituma bya bindi yashatse bituma aciye umugabo inyuma cyangwa umugore bitaboneka babiganiye hose
wareba bashobora kubiganiraho ariko uganira n'umuntu ntakemura ikibazo kuko Jase wenda yamaze kuguhaga cyangwa se yamaze kubona icyo gihe muto ntabwo uri kubyumva atari buna kavemo murumva nyine icyo gihe ni amahitamo kubera ko hazirongaze mutaganiye ku kintu ngo nimumara kukiganiraho mugifate mu mwanzuro ni amahitamo mwasoje nanjye bameze ng'ikibivuga so njyewe sinzi wenda niba naba ndi opposite y'abandi cyangwa se iki ariko njye ndahamanya n'umutima wanjye ko nta mpamvu nimwe ishobora gutuma waca umuntu nashaka ntayo iyo wakwitwaza yose ntayo ahubwo njye kuntu mbitekereza ni ingeso irimo umuntu ku giti cye ingeso ko numva ko hari ikintu abagabo bitwaje muri rusange ngenda cyumva ngo abagabo ngo bagira irari ngo niko baremwe biriya bintu ngiye numva biri wrong numva kuko iyo wenda bitwaje iryo rari yajya agenda mbese twakumva ko byemewe ukumva ko nyine ntabwo washaka kuko nushaka uyu nguyu uragira irari umubabaze ujye kuri ngiye ntabwo biriya bintu njye excuse me guys ndwaye umutwe mwihangane sibyo kuko nibujye mvuga nyine mu byakire ntabwo biriya bintu bitwaza ngo abagabo baremanywe irari ibiki mujye mubemenye ko umuntu ni umuntu kandi nujya guhemukira umuntu uzajya utekereza ngo iyaba ari njye sibyo abagabo nyine impamvu wenda tubazanyemo kuko bavuze guca inyuma umuntu mwashakanye ntabwo bavuze ko umugore cyangwa se umugabo ni muri rusange niba uzi yuko umugore yaguca inyuma ukababara nawe tekereza ko n'umuca inyuma ari bubabare kandi uburemere uri buhereze ibyawe nawe ibyo ubiha uburemere mbese wishire mu mwanya we ubundi ikintu cyose biba byiza iyo uhagaze mu nkweto za mugenzi wawe kugira ngo wumve urukumva naho ubundi ntabwo ari amahitamo kuvuga ngo wahisemo guca umuntu inyuma ni igiki se cyatuma uhitamo ni ikihe kintu niba hari ikintu cyabaye mu nzu kikaba kitameze neza mwicare mu biganire muvuga ati kino kintu ntabwo kigenda neza tugikemure gute tugishakire umuti ariko ibyo mbere ya byose bigomba kubanza mu rukundo mukundane mudakundana niyo wavuga ugahonda umutwe kubuye ibyavuga byose ntabwo byakumvikana ariko ngiye ku giti cyanjye mu magambo make nta mpamvu n'imwe nta n'amahitamo n'imwe kuri njyewe yatuma umuntu acinya umuntu bashakanye keretse urabizi hari nk'ahantu hajya mbese nk'umuntu w'igihabagutse akaza akagaba yagusanga nk'ahantu akagufata ku ngufu ntabwo njya byizera cyane ko byaterwa n'uwo muntu yafashe uwo ari we n'aho ariho n'aho ariho naho honyine nabyumva ko byabaye nk'impanuka ni impanuka mbese mbabaze wowe n'amazira wowe n'ariyane ni ukuvuga ngo niba mutemera ko hari amahitamo nyine cyangwa mutemera ko nta mpamvu n'imwe ituma umuntu yaca undi inyuma ese bano bantu ubona babikoze ureke kuvuga ngo ni irari ry'abagabo ureke kuvuga ngo ni ingeso y'umuntu kandi umuntu mushaka nta ngeso n'imwe yari afite ugasanga nyuma y'imyaka runaka ugasanga byabaye wenda yabyaye hanze cyangwa nawe ubyaye uri muri urwo rugo none ubwo biba byagenze gute nyine no bwumvikane buke mu nzu cyangwa nk'amahitamo nk'uko twabivuze nyine akumva ko kuyene kujya hanze ngewe nyine icyo kintu mbyumvaho kuba mwarashakanye mukundana mumeze neza nyuma y'akaza kuzana izo ngeso utaruzi nge ntekereza nyine ariko akunda agenda akagira ibigare by'abagabo bafite imico mibi cyangwa se abasore n'urugero hari igihe ushaka umupapa ugasanga aracyafite ikigare cy'abasore cyane abagore cyangwa byose haba ku bapapa haba turi ku mpande zombi ugasanga niba turi hano ngo ngusiko ngo ngewe ngo njya ngenda ku ruhande gutya na gutya n'undi ukumva arabivuze n'undi ukumva arabivuze ugasigara muri utekereza ngo ukumbe ni ngewe ugisigaranye umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye umwe gusa agahita wumva nyine yaratanzwe yarasigaye mbese inyuma agatangira kwiga iyo mico mibi ngewe niko mbitekereza sinzi niba nawe wabivugaho njyewe nabivuze ko nta mpamvu n'imwe ishobora kuba yatuma umuntu mubana umwe aca inyuma y'undi wenyine nawe waravuze byabaye biba byagenze byabaye ni cyagiye mu nzu habonekamo nyine ikibazo cyangwa hatabamo kunyurwa k'umuntu ntimubiganireho ni ibiganiro bike biba byabaye mu nzu iyo ni impamvu rero nyine rero ubwo niba tutabiganiyeho ubwo nyine wowe ukagenda nese uweho ugiye ugasiga undi mutabiganiyeho utambwiye ikosa rye nyamenya n'ikosa wari ikosa aba ari ryande si ryo wagiye ni byiza ko wagira ikibazo ukakimbwira tukamenya ko wiyenda ukazagenda twaragerageje bikanga nyine urukumva kugira ngo bigeraho n'ubundi urukumva ntabwo ajya kugenda ngo abikubwire urukumva biragenda nyine bikaba kandi we yari yiturije n'umugore we nta kibazo bafite sibyo cyangwa se yiturije n'umugabo we nta kibazo bafite
then aragiye nyuma yaho nibwo atangiye kuzana izo ngeso kandi ntabwo azaza ngo abikubwire none icyo gihe nyine twavuze ngo utekereza byaba byatewe na za nshuti nyine kumva nyine biba byatewe na bya bigare bitari byiza ntimwirengagize ko tuvuga cyane cyane ku bagore wenda nushaka aba aricyo utahira kuko kino ni ikibazo kiri seriye hari n'igihe tuvuge ngo twemere ko hari impamvu zishobora kubaho zitaganiriwe mu nzu hari impamvu umugabo arashobora gusohoka cyangwa umugabo ugasanga nk'umugore ntibindeba cyangwa umugabo ntibindeba niba umugabo yaguhahiye yagukoreye iki yakwishyuriye ibyo birabaye dasite noneho umugore we kubera ko atazabaho just nk'umugore kandi atari umugore ugasanga nabyo bimuteye kujya hanze cyangwa umugabo yageze buri munsi agasanga muri ndarushye kuwa mbere ndarushye niriwe mu bana niriwe ngirute niriwe ngiriningamba ndarushye ugasanga ukwezi gukubise uri muri ndarushye we mugore wa mugabo nagenda araba ari impamvu yamujyanye kandi yumvikana ku giti cye rero ibyo waruvuze ngo ntago hashobora kuba impamvu n'imwe zibaho cyane ubwo nsimbizi ubwo nyine ko mbyumva buri wese nuko ntaba yumva ibintu nyine none se sosongere kanyine ngira akantu mubaza aho ngaho sibyo none ntuzageze ukamubwira ngo ndarushye ndatekereza nawe ubuze inshingano zawe nk'umugore sibyo we mama tiri nyine tuvuge turi no gukangura nabo turi kubwira abantu muri rusange nawe niba uzi yuko kuko umugore agomba kugira inshingano z'umugore mu rugo rwe n'umugabo akagira inshingano z'umugabo mu rugo rwe none nuhora muri ndarushye nk'uko ubivuze kandi uzi yuko uri umugore kandi uzi ko ugomba kuba kuzuza inshingano zawe none ubutekereza uwo mugabo utekereza ari mu ruhande rero wa mugabo najya guca inyuma ntuzavuge ngo nta mpamvu ushobora n'imwe kuba yatuma wowe ubiteye iyo nayo rero ni impamvu niyo mpamvu rero mugomba kwicara niba ari niyo mirimo tuvuga urugero hari nk'ababyeyi wenda ashobora kubwira nk'abana benshi wenda sibyo ugasanga wenda kubihandoringa nka muri Amerika afite abana afite akazi afite ibiki byose bimuhuriyeho menya ngo niba uri umugabo ufite nawe inshingano zo gufasha umugore wawe ko ntabwo ari umukozi kandi abana nabanye mwembi kugira ngo wamunanira ataza ari kugutura mugire ibyo mugabana mugire niba wenda ari ukoza abana undi ari mu gikoni mubirangirize rimwe muruhuke nuko byumva murakoze nawe niba ufite ukundi kuntu gutandukanye nuko babyumva feel free kuvuga muri comment ikindi kibazo kibareba cyane mbere yuko mbabaza buri muntu ku giti cye kiravuga ngo mutubwire ibintu mbese byabagoye kumenyera mugeze mu ngo ikinini gikwiye kwitabwa ko bakobwa bagiye kurushana ngiye no kuryama nambaye ubusa guys ntabwo nciye ishano mwese ibintu muzi ko bibaho Yesu ikintu cya mbere cyangoye ntabwo nari nzi ko nyine umugabo ashobora gutaha mbese akabona nk'isahani ku meza mbese nahoraga nunamye nta kantu gaho muri ya pressure ushaka gukora ibintu neza ahubwo nibyo rero narishyizemo kubera urumva nagiye numva nk'uko abakobwa babyumva ngo abagabo ngo bafite ngo ashobora kuza ngo asange ngo isahani ku meza iteretse ngo cyangwa ngo umusafuriya ku buryo nyiraga no kumva burayanjyana natega hose mu nkambi nyine ngahita numva mbese nkahita numva nk'urumeza mbese by'ukuri gukoresha buriya nakagombye ko nayitera nkayishyira hariya mbese ko organiza ibintu byanjye kera nyine ntaragira umwana nahoraga nunamye kabisa nibyo byaguteye ubwoba nahoraga mbese ndijisho ku buryo atari buza kanasanga niyo ntebe yari amabradi shawa nyine ibyo navuze ni ya nyine nyatari ngewe rero uzi ikintu cyangoye ni ukwirwa ntekereza kumaraginga ibiryo tugomba kurya mu gitondo saa sita na nimugoroba byabaga biba hari hano muri hari n'ubu bigishobora kukuyoberera ntabwo ari njye gusa hari n'umushuti wanjye yashatse vuba nubwo ati ubimenya gute ibintu ugomba guteka buri munsi buri munsi nukuri ngiye kintu cyangwa nyine ngewe kumenyera ukuvuga ati mu gitondo ndateka gutya ejo making ishobora ko nahinduye ibiryo bidatetswe nka kwa kundi ndetse urumva nyine ukavuga ati kandi ugomba kuba bya biryo umva wabitetse ku buryo unavuga ati kabisa nta bindi bintu byateye ubwoba yego murakazi
Jewe nawe nibo navuze kumva ibintu by'isuku n'ibyo oya kuko ibyo byavuze ngo kurara utambaye imyenda njye n'ubundi nkiri n'umukobwa ntabwo nashoboraga kurana imyenda none kuva ko uraye hamwe n'umuntu bugacya nawe aba nawe gukorana na mwene nyakujya babarira ntabwo ari urukundo mwana wanjye yego ko abo bigaragara baramenyereye kurara ni mwe ubwo mwari barabimenyereye mu rukundo ntabwo mpari ni mwe njyewe wacu tuwacabona narabimenyereye kandi natuma turabide nitworoshe ni ukuri kubera njyewe undi aba yariraranye ibijyanye no kuvuga ngiye guteka mu bigibi iwacu ndi imfura nari imfura namenyaga ngo ngomba guteka iki ngomba gukora ibi nta mirimo yo mu rugo yanteraga ubwoba uri kumva ariko kumva ngo mvuye ahantu ngiye kubana n'umuntu twembi mu nzu abantu babiri oya ubwo uvuga ngo ikintu ngewe kuba ko n'undi kurana imyenda niyo bari kuri intege kandi narashatse sinari kwishobora kuko n'umukobwa sinayishoboraga ngewe n'umukobwa naturu turabideni tuba tworoshye sinagashobora ahubwo uvuga ngo ikintu natekerezaga mbese buri munsi mukora sex buri munsi nyine rero icyo nicyo natekerezaga se buri munsi gute wakora sex buri munsi nyine mbese nashatse muri abana pendome narabitinya kurara wambaye gusa nta kibazo usigaye gushaka shira wawe mugakora iki nyine numvaga mbese bibaho buri munsi kandi n'icyumweru gishobora kurenga kandi muri kumwe ariko numvaga none ibyo ntabwo babyabateye ngewe ubwo nibwo bwo barafise buri munsi bizakunda buri munsi no guteka mwana wanjye ngiye guteka mubwire murabona ngewe wenda nawe washakiye muri Afurika ibiryo byari biki subizi byari bigoye icyo waba gufite amafaranga waha mu Rwanda shawareka kuba amafaranga yari hatari naho ufite amafaranga waha kandi utayafite winjiza sawa ntabwo ariko uvuga ngo ni ibyo kurya biguteye ubwo bantu muri Amerika shanagera namucangamura nkamugura n'akaresitora byacana namucangamura nkamukorera guteka nabwo numvaga ntazi tugiye individual byo nari murayizinze byo agiye gushimashije ibintu by'inoze bafasha mu mutwe nabyo biri hano babaje ibintu byinshi ibintu byose kano kapo ibi byose muri kubona hari anonymous wese yemerewe kubaza ibintu ntabwo namenya ngo ni kano kapo so mpera kurinde sasa rero uyu niwe watangiye Ariane rero ikibazo bakubajije wowe Ariane ese wiyumvamo gute kubona abagenzi bahangaha bashikirwa n'abagabo babo ubuka utaragaragaza aho ukoresha yawe okay so rero guys njye kicyo kintu nagisubizaho ni benshi muri comment zanjye bajya bambaza nyine ngo uzatuzana umugabo wawe ngo gutya na gutya bakabimbaza ari benshi ariko murabizi buri wese nyine tugomba kumwubahira amahitamo ye umugabo wanjye ntagakunda nyine ibintu byo kujya ku makamera ashaka yagufasha abana kugira ukora ibintu byawe bigende ku murongo bigende neza ntekeza ko nta n'indi support renze ngiyo yagukijije ibiri bugutesha umutwe kuguhereza ibintu biri bukutume ufocusinga nyine ku byurimo ibindi byose biri kuri kamera yamfasha kuditinga ajya bimfashamo ariko kumubona yaje kuri kamera niyo mubwira ngo hagarara ngo ufotora kubaza iyo foto like arakubwira ati mfite amafoto menshi muri telefone abuze ifoto wakoresha icyo ushaka gukora nyine buri wese naguziwe ntago ari ibintu bye rero no kunsapotinga behind the camera arabikora amfasha kweditinga ibintu byose na title y'ikiganiro hari ga yimpereza aramfasha ariko nibyo kumona yicaye kuri kamera ntago muzamubona hano usibye ko wenda mu forcinze yaje bikora kandi nta nshaka mu forcinga kuko nadakunda kandi nange sinifuza ko cyera kuri kamera kubera zimwe mu mpamvu nyine I don't know nigutya ne baravuze ngo uzamukorere prank ubwo ibintu wararikiye ikindi ngo mbese naye amavuta yararikiye amahane ngo naye amavuta ujye ukoresha ngo jyewe na skin yawe uri twinete thank you Ariane arakoze kuba dusubije ikibazo yabajijwe Imana umugisha so reka ubu ngende kuri Denise TV show barakugeraho ushoje uhishiwe Denise TV show Karame present ati bahora bakubona ariko ngo wishimiye kubyibuha ngo no problem ese uvugishije ukuri
ukuri biragushimisha birakunyuze ikintu cyo kibazo nawe mbese uranyuzwe biri seriye guys biri seriye ndanyuzwe nuko ndi njya mbona okay urugero wenda umubyeyi munini w'umuzi cyane wenda ndatanga urugero rwo hafi kuri mama wanjye iyo nananutseho gatoya kandi ntabwo umubiri uba wagiye ariko ari nk'akantu kananutseho gato mama arabena agatambwira ati wabaye mubi wabaye umukecuru mbese nyine ahita abibona ko byambihiye kandi nanjye ubwanjye n'ukuri kw'Imana ukumenyeze mba numva binyuze kandi no mbibutsa kandi kantu kajya katuma numva nyizwe no kubyibuha nge nigeze gusaba Imana ndayibwira ngo nayisabye ibintu bibiri ndi mu nkambi narayibwiye ngo Mana ninza muri Amerika kucyo gitwa dufite duse twenda kuza uzampe gutura ahantu tuzajya cyo gusenga hajya mu rusengero nkajya gusenga ikindi uzampe kubyibuha arasubije umva narabisabye naranasubije gutamera cyane ukuri pe ntabwo nenotse byadanja ko ngiye nabonaga handi najyaga nkenyera igitenge ko nari ndi umubyeyi nanashati kino gitenge ubu ngo ndayikenyera kikagarukira hano aho nyine ukabona ko nkwiwe pe ndakwiwe ariko icyo gihe nakizunguzaga ngo kikagaruka ubu ari mu nzozi ubu rero ndanyuzwe ndanezerewe mba mbona aribwo nambaye ngakwirwa mba numva mbese kandi ndangushye ubona ngo ndabyibushye wenda hari ikintu cyane nakora siporo nakwiruka niba hari video mwabonyeje ngo ndi gukina akadenesi nakora mbese push up nabyo bira byo kwicara ukazamuka ni gute na squat byose nabikora ndangushe ngiye mu biro wanjye ntacyo ntwaye yeah ubwo ni ikibazo bagufitiye other than that ngo ujye bashimisha thank you ndabakunda mwese sorry nibutsa akantu ntasubije kuko kuvuga ngo amavuta tugikoresha nta byadanje pe ni vaseline ngo ni kireme ni Imana yonyine impressing umuntu kiremye kibabaye so tukaduze kuri the one and only Soso TV show Soso rero I know jana muhaza I know barabajije ngo mbese mu buzima busanzwe umugabo wawe ni kuri ameze ikindi kibazo aravuga ngo hari statement yashizemo aranje aravuga ngo you didn't buy anything nyine mu by'umuntu muri ya video yakoze avuga ngo inzu niye ako kwirukana ese ngo yashizemo kari akantu ntago haba harimo incyuro turi muri Amerika ni 50-50 ndabeshya nyine reka mbasubize icya mbere ngo umugabo wanjye niko ameze mbese nyine ngo yarabahamuye sinshaka nyine kusa message yose gusa nyine ngo ajya batera ubwoba pe ngo yabona ngo mbese muri kuri ako ameze ibyo byiza atazagira umukobwa umwishora nkamwica ngo yabona mbese ateye ubwoba ngo ukuntu abarakaye ngo nawe ukuntu nyine ngo uburize ngo nyine yabona birisiriye pe bakakugira nyine ubwoba utari safe ni gutyo bavuze sha rero mube safe pe umugabo wanjye ku bantu bamuzi neza atandukanye na biriya mubona akora ni imfura aracecetse ntabwo avuga ibintu byinshi yego ariko ntabwo agira umujinya kuriya nyine ku buryo yagusohora ngo areke kwita ku gaciro ka umufitiye mu rugo ikindi cya kabiri biriya mba ndi kurira nyine ni prank nawe aba yabiteguye nubwo bwose yabona ndize gute nkurikije n'ukuntu nyine nkunda yahita avuga ati bino bintu tubivemo ariko ko azi icyo dushaka aravuga ati nurira nyuma ndagira ute ndaguhoza so biri safe ni umwana mwiza araciringa cyakoze wenda ikintu navuga cy'ukuri cyanyakuri muri plaka z'inzoga ziraza bari seriye kuko ntabwo wamuzanira inzoga mu rugo uko waba uri kose cyakoze kiretse ari abantu badusuye akabazi ngo banywa iki kintu arakibagurira ariko iyo bamaze gusohoka bo n'inzoga zabo biragendana ariko ari safe kabisa kuri ya video y'inzoga rero ngo babonye uri kwiranguza mu cupa ariya n'imana ishimwe ko ari hano so rero barabajije mbese oya ntabwo nyine uramvugira kugira abantu babyumve ubwa mbere nyine babonye ari inzoga zirimo nyine noneho bakajya babona uri kwiranguza ngo umugabo ngo yaba azi kutagira inzoga ngo ntabwo yaba yarakudisrespect ngo ayikumeneho azi kutagira nawe urarenzaho uriranguza honda munsi umugabo wanjye n'ibyo mbabwiye ku kintu cy'inzoga nta tolerance niyo asanzwe ndi kuzinywa byamuseriye yakwakitinga birenze bibi kuriye
kubera ko nyine niba ari ikintu cyadutandukanye nzi ijana ku ijana yandekora akavuga ati sinitaye no kubana dufitanye nuko n'abana baye umusinzi so rero ari amacupa ko ari prank njye napanze nayakuye ahantu njye nariyana twajyanye mvugire nta harimo empty nta kintu cyari kirimo abantu bayaduhaye harimo ubusa nta nzoga yari irimo ndaza ngeze mu rugo nkiramwa amazi niba banabizi neza iriya cupa rirerire ntabwo wajyamo iriya nzoga igiye kuba nk'umuto harimo inzoga zose zimeze nk'amazi rero biriya ni amazi nakoresheje mfata ka juice ka strawberry mvangamo amazi nshyiramo hariya guys nta bintu by'inzoga iwacu kabisa none se aho nanjye mpagize ikibazo none niba nta nzoga zari zirimo kuki wari uvuga ngo ndi guhumuri ngo ndi kunungwe ngo ngira ngo nzoga nyine mwemeze ko ari inzoga nyine ahubwo ese ntago yaravuze queen wapi iyo umuntu ubundi kunukirwa ntago ari kubyitaho kuko nawe nakwishimira gusanga umugore wanjye yanteguye ku meza ntabwo kuri we n'isakiriro urego ahubwo akwiriye ikamba pe kuko she's the queen Genda tegura guys nimubona ngiyewe nakoze prank mujye mutera agatebe muvuge ngo mama prank she's here mushiri muto mu bitereko rwose Shiranje ameze neza ari safe arakomeye so ikindi kandi baragushimiye ngo ujye wamarira pe kugira amarungu ngo bajya mbese nta nubwo ajya bafite ngo bajya bica bakaya kuri bose ngo sha ngo nabibona ndabashimira 100% Imana bahumugisha nago muskipinga video zanjye nuko ndabibona ko amasaha yanjye arihuta nkabibona ko mwarangije video thank you so much sinabirye mbabwira nzuri ubwo rero ibibazo byose niba ari cyo nibagiwe mumbabare muzakomenting ase munsange mu gikari gusa ndiza nashidikanye yuko byose nabikabarinze nabo reka mbashimire cyane kuba batwubashye bakabubaha bakaza gutumirwa utumire byari ikibazo kimwe batubajije ibindi nyine nikora abagiye bazanye inje nk'ikintu bakigira rusange mwese nyine mukagira ntago mwatugoye mu bwonko rata mwarakuze babagenjeje gakeya buriya bazategura part 2 ntabwo tubizi gusa nyine bakubwire gusa murakoze cyane nanjye mbashimira kuba mwemeye mukaza nyine nka mukansubiriza ndishimye ubwo rero mufite ikintu cyo mwagira bagenzi banjye mukavuga nawe mukana introduce ngasindi kwikarimo mwintroducinze serves zanyu ubwo uyu muri Soso TV show Denise TV show Irene TV show bose murabazi mugende mu basure mu subscribingire mu sharing mutena comment ubundi ahangaha ni ikiganiro kirangiriye yari SGA the one and only ubwo mugire that's my niece arabasezeye murabeho thank you for watching do not forget to subscribe bye subscribe